uriko kuko ntabwo ari muri social media ntabwo bimenyereye reka mubwize ukuri ntabwo ngiye nyanirarira mvugisha ukuri ibintu byo kuvuga ngo social media nanjye nagiye kubimenyera bro byaranonze kuko numvaga kuko urabona nko gufata umukobwa ukamuterura mu kiganiro uhita utekereza ati ariko buriya nyuma y'ikiganiro bigenda gute uri kumva wowe uri umukontenti kiriyeta wowe wabimenyereye ariko cyangwa ntabwo bagasomana nyine kumungane kandi nyine nabyo kukubwira ubonye afashe inyama wenda yisize gutya ugiye gushona hahandi wenda atafashe uhita uvuga ati biriya bintu inyuma ya kamera biraza kuhabera ntabwo biraba biruta biriya bikakugora ikintu ugomba gushyira mu mutwe nuko ibintu biba byabereye ku makamera nta handi biba bihuriye n'ubuzima bwabo ahantu biba biri buhurire pe kumva n'akazi kaba ari akazi kandi ni ukuvuga ngo gutya mu kazi ushobora kunkoresha ikintu ushaka kugira ngo nce ya mafaranga none hari ikintu kugira ngo nawe winjize kandi yinjiza azaguhamagara ushobora kumbwira ati Nyamabondo agiye guterura nde Esiteri ikote ariko kuba ko naba muri social media sindi bucyumva yewe utava muri social media ntabwo ndi bucyumva ati aramuterura gute nyuma ya kamera haraza kubera ibiki uri kumva rero ni impamvu nanjye ni impamvu mubwira ati byabanje kunonda ni impamvu Liberty ubushaka ugomba no kuyiha umugabo wawe ko nawe hari ruza uwo nzabona akabyumva kugira ngo byumve Esiteri urumva ntushobora kubana n'umugabo utari mu iyi ntuza kandi nyine nabyo ndi kumubwira hoya ashobora no kuzabizamo nyuma cyangwa akaba yabikora nyuma ariko bitewe ndakubwiye ngo kugira ngo wumve yuko koko cya kintu cyari content bari gukora ewewe bituruka kure bishaka kubyihigamo bisaba kubihiga mu bwonko bikajya byanga hari n'igihe noneho icyo gihe ataha niba wanamugani wayakaba rusanzwe umwambura inkweto icyo gihe ukamubwira ati wirwaneho kandi n'igihe cyane nareba za filime bafata icyuma ngo neza cya cyuma barakimwe mwarira nyina kandi nyina ukabona ko kamuzijije iki koko mana isemeje nibyo nari kukubwira ukabona umugabo araje aragiye wenda n'urugero mwasangiye inyama yagiye gutamika wenda n'urugero ashobora umwanya nka Nyamabondo kugira ngo buri bundi content nyinshi bakundaga kumukoresha mu biganiro zari izo kurya ubwo agahaha urumva natetse ageze mu rugo ngo yahaze ntabwo ari kurya si ikibazo ubwo yatamitse n'abandi bakobwa yirunzeho ubwo yamuteruye bakoze plaque ngo barufashe ngo basambana ibyo byose ubwo ngubwo byanja mu mutwe noneho numva nanjye ubwo nyumva noneho nta n'ubugore ariko nkavuga ati bundi se ariko nanone nkongera nkicara nkasubiza ubwenge ko yahashye akaba yatashye ubwo bundi hari ikintu bitwaye ariko nanone bikanga bikongera bikagaruka kwa kundi yari inyama mu gasozi bahagahita hakazamo kwa kundi ubwo ngo babafashe baryamana ubwo nabaga nzi yuko ari iki ari ukuri nk'uko abanyacyaro nyine bino babona dukora baba bazi yuko ibintu byose ari iki urazi nyina filime intare y'urumva wa mugore ikintu yakoraga wa mugore wa mukobwa yari filime yarandije mu buzima bwanjye nzi ko ari ibintu bya nyabyo nyine narariraga hano inka nahokora ni impamvu rero mubwira ngo utarasobanukirwa narabisobanukiwe nyine mwarira ni nk'uko rero iyo Liberty ushaka hari undi mugabo nawe uyishaka urumva hari ukuntu uba uri kugendana n'umugabo aba afite abakobwa benshi bahuye mutarabonana bashobora kuba bariganye bashobora kuba barahuriye mu nzira bakamenyana bashobora nyine ibintu byinshi ukabona aramwakuye yaranamugobe ukabona baranatindanye baranaganira ukabona baraziranye batugera ko baramusha kumubwira ati iki sinishaka nanjye iki sinishaka iki se ugishaka urinde ntumubwira ati sinshaka kujyana nyine abo ariko mana nyagasani ukabuza umugabo gusamarana n'abandi bantu ariko ibibazo biragwiye ubwo urumva umugabo we gusomana n'abo bantu byo nta kibazo yashaka akanamukikira biramureba inde kuri ubu ngubu niyo yamuheka amacuri ubu yarabimenye yarabisobanutse nyine namaze ni hahandi mubwira ngo hari ibintu bano bagabo tugomba kujya tubashimira bituma wigeze kujya gukorana na Nyamabondo umukozeho bukirambwa ati mfite umugore ufuha oya hari aho yari ariko kubesha hari abyo narabimenyereye barabimenyereye
ese nahoze numva ku bintu byo gucana inyuma tubihirikira ku bagabo. Ese abagore bo ntibajya babikora? Ese nkawe soso ni nk'iki cyatuma uca nyamabundi inyuma? Ni nk'iki cyari gutera kuvuga ngo ngiye guca nyamabundi inyuma? Atangurira umwenda, atangurira amavuriro, atamahira, adatuma nsa neza, kandi nabona umuntu watuma nsa neza nabikora. Wabikora ukagenda ugiye cyangwa se ukagaruka? Ese wagenda yaguketse kabiri, uwo mugabo ufite ubwenge wagarukira mu rugo ni cyangwa yabona ibintu uri kugenda ataragukoreye, cyangwa kimwe wenda n'urugero nk'ubu wenda sinari najya muri salo mu maguruke ntasize inote y'ibihumbi 50. ubwo ngubwo najya n'ibihumbi 50 atazi aho nabikuye, agasanga nambaye ikanzu y'ibihumbi 70 atazi aho nabikuye, agasanga nambaye urukoto rw'ibihumbi 20 atayamaye, akavuga yuko nayakuye. Washobora kubana n'umugabo nk'ubu nyamabondo tumuzi nk'umusitari, ashobora kugira nk'intuza nk'ikibazo nk'ayo mafaranga agashira kuko atarimo arakora n'amafaranga ntabwo aba yinjira, nayo ntabwo aba arimo arinjira. Aramutse ahuye n'ubwo bukene se washobora kuramba mu rugo? Cyane. Ese njyewe nk'ubuzima bwose njye narabumenyereye, bwaba ubusa twabusangira, byaba byinshi twabisangira, byaba bihari njye n'iminsi 2 nabura. None se kubera yuko ni ukuvuga ngo niba wowe uruzi ibiryo ukaba waburara kabiri kandi ubizi ko bihari, gute bidahari ubundi bw'utaryama? buriya ibiryo bidahari cyangwa stock nayo yenda gushira nibwo inzara nayiza. Nyine nibwo inzara iza, ariko icyo gihe uba ufite ukuntu uba wowe warabimenyereye. Nkanjye nk'iwacu nshobora kuba naraburaye n'iminsi 3 nikurikirana, ibyo ngibyo ntabwo wabimenye, uri kumva buba ari ubuzima bw'umuntu yaciye. Kandi nshobora kuba naranabayeho wenda nabi, kano kanya bihari nshobora kuba nabaho neza, byabura nabwo nkongera ngasubira muri bwa buzima. Kimwe nuko kano kanya uko byagenda uko ariko kose hari ibintu ngiye nakora nkabaye siteri batakora. Wenda nkanjye nshobora kuba nagera wenda n'urugero byabaye nabi byahindutse ubuzima bw'ibiranduye, nshobora kuba nafurira umuntu akanyishyura, nshobora kuba namuvomera akanyishyura, nshobora kuba namuhingira akama amafaranga, ariko siteri ntiyabishobora kubera kandi niwanyu waratinyaga guhinga ubwawe ikibaye isuka ndayikenyama. Nuko rero bibaye ngombwa se ko ari wo murimo usigayeho ubona ushoboye. Oya Imana izanabimbabare n'ukuri. Mbese nyine nkubwiye ni isuka hano niyo baduhaga bakavuga ngo kwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo umuntu nyine kwa gatandatu no ku cyumweru umuntu atajyaga ku ishuri. Nifuzaga ko hari igihe nabeshyaga mu rugo ati batubwiye ngo tuzoze ku ishuri kwiga. Banza wumve siteri nta muntu ukunda isuka, ahubwo ubuzima tugomba kwiyakira, ubuzima bwose wisanzemo ukabugendamo. Wakisanga wakize ukagenda muri iyo fiyeri y'ubukire, wakisanga wakenye ukagenda muri fiyeri y'ubukire. None mbana n'uriya mugabo uriye bamaranye kiriya gihe cyose nayo ndi gutinya ngo ati ndasubira mu cyaro njye gufata isuku. Nyine ni hahandi n'ubundi bintu byose ni ukuvuga ngo umuntu agomba kugira ute kwiyakira. Sinajya rero guhinga na mama none nabona sinye nabataga ngo murabizi mu cyaro umuntu aravuga ngo indege ya saa 2 irahise, indege ya saa 2 irahise. Sinye nabataga ngo ni saa indege ya saa 5 ihise, isuka yataga girambika hasi bavuga ngo ujyanye abaganga kurya. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu twaganiriye ikiganiro cyacu cyari kibanze ku ngo, ni kandi mubona ko tugenda dusa naho twibasira cyane nk'abagore, kandi namwe muri abagore nyine. Duhereye kwa Soso aragira inama imwe agira abagore, noneho nawe usorezeho dusoza ikiganiro cyacu. Noneho ibindi bizaza nyuma muri comment ko bazagenda batwandikira ibibazo bizagenda bivamo cyangwa icyo inyunganizi baduha n'ibisubizo ku bibazo twagiye tugira. Noneho bazatubwira tuzagaruka dukora ikindi kiganiro nk'indi episode ikurikira, episode kuri episode. Twebwe twaje nta gucika intege, tudatinze. Inama ngo wagira ute? Wagira abagore yaba bari guca mu bibazo by'uko abagabo batari guhaha,
yaba ari n'abagabo bari guhaha ariko bagahozwa ku nkeke n'abagore bishakiye. Ni nk'iyo nama ukubite habiri nyine ubangura dukurikiza kwa Esther dusohokera cyacu. Uwo mugore namubwira yakihangana. Yihangane ajye mu rugo ashikame yumve ko anywa amazi. Ubuzima bwose niyakira uko yabubamo. Niba hari ikintu cyabonetse yiyakire ko ukuntu yabigenza. Niba cyabuze ntabwo byayakira. Ngo n'abagabo bahozwa ku nkeke n'abagore. Ugasanga gusa umugabo wamuhoza ku nkeke buri munsi si yaje. Abo bagabo babaho bakomeza bakavuga kubera akihambira kubera wenda abana afite yabyaranye nabo. Urumva uwo mugabo niwe waho ko niwe mugore aho ashaka kubaka. Ashaka kuba. Burana yazagira umuntu ukubeshya ari umugabo ntabwo wamuhoza ku yagiye agenda se akigira muri abo bakobwa akikubitana na Esther akamukubita inote ya senkani akagenda akajyama kuri iyo matera yiwe mu gitondo bwacya akakaraba akisiga kuri twa tuvuta twa Esther yarangiza akambara akitera n'agaparufe kandi na parufe iwawe wajya kumva rifuza ari guhumura uri kumva yifitiye umubavu mwiza yaruhutse mu mutwe we ziteretse zashize. Ariko nyine urumva uwo mugabo ufite gahunda yo kubaka ni kimwe cyose hari ukuntu agicamo hari uburyo ki nyine yitwararika. Uwo mugabo nyine no w'intwari nakomeza akomeze paka arwane kubana ya bizashira bizagera gushira. None se ubundi umugore buriya ntabwo ni ukujya ukunda gukoresha iryo jambo umugore uko byagenda uko ariko kose mu myaka 40 abashaje ariko umugabo w'imyaka 40 abakiri umusore. Hari n'ukuntu niyo yababyibushye abishaka we no kujya muri gym kangahe akaza yasubiye kuri tayo ubona ko yahindutse umwana w'imyaka 26 uri kumva kandi afite imyaka iyo 40 yiwe reba nzofu kwa datarati nizongereza 53 yiwe reba umuntu uhagurutse afite ariko araza akajya kuri Esther cyane kandi w'imyaka 27 kandi aramubyaye. Tugiye kureba imyaka 50 ninga afite tukareba munuza abaye yarabyaye ari mu rugero Esther ni n'ifura yiwe nta mupeza nuko rero abagabo rero ubwo barabyumva abagabo bari guhura n'ibibazo mukomeze mwihangane nyine bo bashaka ndetse n'abagore nabo bari guhura nabyo bashaka ubundi buryo nyine. Ubundi njye kera hari ukuntu najyaga numva abantu bavuga uyu mugabo ari inkazi mu rugo ushaka icupa ry'amazi ukagiyegereza ugahita uyashyira mu kanwa kuko avuze wenda ntumusubize ntabwo yagukubita nta n'ahantu yahera hari n'uwatikigira agasuzuguro ariko nyine nako kikavuga ati n'ubundi niko cyamwe akikomereza. Okay, dusimbuke kwa gira bagenzi bawe wenda njyewe ni Madamzo. Okay, njye inama nagira abamama icyambere no gusengera urugo rwawe. Buriya iyo uri mu rugo rwawe buriya icyambere umugore niwo bakurugo umugore umupfapfa akarwisenyera. Ufite umugabo nyine uza akaguhara buri kimwe cyose ngo umugore uzi ubwenge bakurugo wese wakubakisha urugo iki gute nyine n'urugero wowe nyine wagubaka nkanjye ni wese umunsi nzabona umugabo muzana ku nzaruka ni urugero nyine tanga n'urugero nk'umwanjye nshaka ufite umugabo uriya n'umugabo wawe n'umugabo wanjye tumenanye neza nta kibazo wenda nyine n'ibyanabura ariko icyambere ni ukumwubaha sibyo. Ikindi nyine buriya nuko ingiye kintu nabonye icyambere kibaho mu rugo iyo urugo rwawe warweretse Imana niyo habaze iyo nabo wasohoka. Ikindi cya kabiri buriya kugira ngo umugabo agukubite ujye kwahukana kuri mugenzi wawe uzahukanira mu kindi cyumba cyangwa wahukanira muri salo. Iyo niyo ntwaro yo kubaka urugo umugore niyo ntwaro yo kubaka mu cyumba cyangwa muri salo niyo salo ni aho gusa ari ashobora ushaka mu cyumba cyanjye uraza wicare hano umugabo yakubwira ngo ushaka mu cyumba cyanjye cyangwa yakubwira ngo ushaka ushaka mu cyumba sinshaka ko turarana mu buriri bwanjye wakimuka aho ngaho abafite impamvu akubwira ko atagushaka imbere yiwe ibyo ukaza ukibera mu ntuza ukigemera muri salo ukubyuka mu gitondo ukikorera imirimo yawe kandi na murumuna na mukuru wawe namenye ibintu byabereye mu buzima sibibaho. Njyewe inama nabagira njyaro kugira ngo nahukane ngi wacu
cyangwa mu inshuti ntakabukana ajya kwa mabukwe njye navuga ngo nahukane njye mu kubera yuko muri famiye njye naguma mw'iyo nzu paka kubera yuko muri iyo nzu ashobora kuba ari umugabo utajya uhusha akaba yanagusanga aho ngaho akagutsinda ari uri umugabo wamuretse ikibi wumve iyo ugiye iwabo bakamuhamagara bakamubwira ati wenda n'urugero atarakujyanye iwabo atarakujyanye cyangwa iwabo bakwanga aho ngaho nyine ni hahandi cyangwa iwabo bakwanga ni nk'urugero bakwanga uko byagenda uko ariko kose nyoko kuko yakwanga ko n'urugero uko yakwanga kose ntabwo yapfa kukwakira yapfa kukwakira uko akubonye uwamugezeho yarazi kubana n'umuhungu we uko yaba kwanga kose yapfa kukwakira aravuga ati ubu ngubu cyazengereje kizi ko nyanga njye nakubaka twaguma mu nzu nta kibazo umva niyo yatanga burira waba njye naba nshaka ko reka nkubwire waba ari ikintu kishimisha ababyeyi kumva umwana wawe yarubatse ntabwo uri abana bashimishwa no kumva ngo uri muri ghetto no uko waba wubatse kose mama wawe ndetse yaramaze igihe bari yishimye so yari umugabo wanjye werekanaga nani buri kintu gishimisha ababyeyi niyo waba ufite umugabo w'agacuma cyangwa umeze gute ashimishwa no kubona umwana we afite umugabo oya nano yari umugabo wanjye njye gusa imana yamaye umugabo nkashaka nzarunambamo njye Nzovu yari girlfriend wanjye yari inshuti yanjye yari besto yari iki yari girlfriend wawe girlfriend wawe abagore baragwira yari inshuti yanjye uravuze ngo Nzovu yarabayeho nka girlfriend wawe ubaye nk'ahantu nigeze bambaje ikibazo mvuga nabi ndavuga ngo nzamukora ngo surprise kumucunga no kumutwika oya wakabwiraga ngo akazinga zingira mu isha nawe oya ngiye no kwimana yangira ko mu rugo no kwimana nzatuza nzubaka kandi mane sitera umwumve rero umurugo rwiza umugabo kandi imana izabikorera amafaranga rero ugura umugabo umugabo mwiza kuri iki gihe bari kumugura imana reka mbwira iyi mugabo uzagusanga nta kintu ufite ese umugabo wumva ushaka urumva ari nk'umugabo waba umeze nka umugabo w'indoto zawe w'indoto zanjye njye cyane n'umugabo umva nshaka nyine ko aharanira urugo rwe rwaba nyine rutera imbere akanavuga ati niba tunakodesha oya nta musaza nshaka urumva akavuga ati reka tujye gushaka abasaza kandi abasaza aribo bubaka wakinyogotera ariko wabikoreye rimwe asohoze rero turashoje inzozi z'umugabo wawe dusoza ikiganiro tukabana twati niba tuba mu nzu mureba nkankungu twicaye iyi ni nziza kandi tukayivamo ati tuzubaka iyacu of course njye niyo umugabo nyine tukumva tukafatanya bakaza bakadusura bakabona tumeze neza uvuga kubaka inzu hari ikintu ufite cyangwa hari ikibazo se tuzanabishakana cyangwa n'uwo mugashobora no kuvuga ariko imana ntabwo uzi ko imana ishobora no kuba n'umugabo ufite n'inzu ku isura indeshyo byo ntabwo bireba umusore w'ibogari yes of course wambara amashati akayanyura ni uko yaba ameze kose ariko umusore w'ismart nyine umeze neza n'umwese namuzana kwa Nyamabondo bakamwakira of course reka jana bari hano yo koko ubwo rero abasore bareba ntuza bareba kino kigo barebe siteri bamurebe icyoroshye ubwo bandebe icyoroshye nanjye nzi guhigisha amafaranga twaza tukayanahigana twakundanye for free cyacyongereza kikagiye kuzamo ikiganiro cyacu reka tugisoreza aha ngaha ubwo muri comment section bazatubwira yaba ibibazo twabajije bazabidusubiza ndetse niba hari n'inyunganizi izo nayizemo nazo turazikeneye ndetse n'utarakora subscribe kuri channel yacu nagenda kandi kuri kariya kazogera like ndetse munasharinge ku nshuti zanyu mu rwego rwo kuduteza imbere ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao shaka mutogosera isaha yose ko dusigaye dufite n'isaha kuri kugeza n'isaha sha irashize bafite imyuka kabino bintu jya umenya ko tugiye kubigira imyuga ngo umugore arasaza maze abana amazi yambara uyu we Yuso wangera
Yesu uzajye